bakomeje nk'uko byakomeje kuvugwa rero bavuga ko ingabo z'u Burundi ziri kurasa muri Kongo zikoresheje imbunda zirasa kure, imbunda z'imisada. Imbunda mwe imaze gutangazwa ko M23 imaze kuyituritsa cyangwa se imaze kuyishwanyaguza ubwo rero bikavuga ko rwose uko bakomezaga kurasa M23 irasa izo mbunda zari zayakijeho umuriro, byaje kurangira baturikije iyo mbunda yari yabazengereje cyane, ariko bikavuga ko haje no gukomerekera akana gato kakomeretse karageramiwe ukamaze kugezwa kwa muganga. Ikindi bavuga hano barakubwira ko igisirikare cy'Uburundi cyamaze kudeployinga abasirikare benshi muri Uvira ku mipaka, ibitwaro bikomeye cyane. Bavuze bati twebwe tuje guha isomo intare za Sarambwe, baje guha isomo intare za Sarambwe, niko bavuze. Maze M23 nayo yagize irabasubiza iti reka tubabwire, tubasezeranye ikintu kimwe, ndabasezeranije yuko umuntu rwose ugerageza kwinjira muri Kongo cyangwa ugerageza kuza asige afashe ifoto ya nyuma, kuko ndamwizeza ko azasubirayo ari mayiti. Uko niko M23 yagerageje gusubiza abarundi bari kupakira ibikoresho muri Uvira byinshi cyane. Mu gihe rero abarundi bakomeje gupakira ibikoresho muri Uvira, intare bidasarambwe zo zikomeje gusonga mbere, aho bimaze kuvugwa ko Ruvusha yabaye tombe, intare za Sarambwe ubu arizo ziri kuyigenzura, niko biravugwa cyane. Ubwo rero intambara irakomeje muri Kongo, mu duce duhana imbere na Uvira, nk'igice bita Gatogota, Rubarika ndetse na Kamanyora, n'umuriro ukabije cyane. Ubwo rero ndagira nkubwire ko ari ibintu bidasanzwe. Narakubwiye ngo tuzakomeza kugezaho amakuru 5 kuri 5 hano ku Nzozi TV1. Inzozi TV1 rero irakomeje mu gihe intambara zirakomeje, mu gihe amasezerano y'amahoro nayo twari twizeye ko amaze gusinyirwa muri Washington, ahuza igihugu cya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda. Twari tuzi ko bigomba gutanga umusaruro, niko twari twiteze kako kanya umusaruro uri buhite ugaragara, ariko siko bimeze. Kanyuka rero umuvugizi wa M23 ni uvuga ati rero mwebwe mw'abarundi mwe ndabaha intashyo za nyuma, ndababwira ko nta numwe uzasubirayo atari mayiti. Ubwo rero inama nabagira nuko mwaza mufashe ifoto ya nyuma. Kanyuka niko yakomeje ababwira. Hamwe n'ibyo rero turakomeza tubageza amakuru hano ku Nzozi TV1, kandi amakuru yizewe kandi anonosoye. Andi makuru rero aravuga yuko mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje gushyira ibikoresho byinshi muri Uvira ndetse no ku mupaka bihana imbibi na Kongo ndetse n'u Rwanda, baravuga ko banafunze umupaka ngo impunzi z'u Burundi zitabasha impunzi ziturutse muri Kongo zitabasha kwambuka, kuko bakeka ko hashobora kwambukamo n'umwanzi. Ubwo rero urumva ko intambara igiye gufata indi ntera tutaza kumenya uko biri bugende cyangwa se biri burangire. Aha rero turakomeza tukugezaho amakuru. Biravugwa neza ko rero muri iyi ntambara ingabo za Kongo ndetse n'u Burundi zihanganyemo n'intare za Sarambwe, biravugwa ko haje gupamo ingabo z'abarundi 23, niko bari niko amakuru ari kuvuga. Ikindi cya kabiri tugarukaho nuko rwose ingabo z'intare za Sarambwe zivuga ko cyangwa se inyeshyamba z'intare za Sarambwe ziravuga ko zitagomba kureberera ingabo z'u Burundi, ahubwo ko bagomba
kubarasa mpaka babashubije iwabo. Aha rero turakomeza tukubwira amakuru agezweho kandi yizewe. Abarundi nabo rero bavuze ko babwiye M23 ati ntabwo twebwe turi FARDC ntituri wazarendo, reka turaje tubahe isomo ry'intambara. Ese biraza kugenda gute ku rugamba? Ese biraza kurangira gute? Buriya rero ngo burya ngo umenya uko intambara itangira ariko ntujya umenya uko iri buze kurangira. Ubwo rero dukomeza tukugezaho amakuru ari kuvugwa hanze aha. Barakuvuga ko muri uru rugamba intare za Sarambwe zimaze gushyira kajugujugu ndetse na drone bya FARDC byakorewe muri Turukiya bamaze kubishyira ku butaka hasi. Kandi andi makuru arakomeza avuga yuko ko mu gihe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo intambara ikomeje kuvuza ubuhuha, wowe urakira urakora subscribe, ukoreshe ukora like, maze utange igitekerezo cyawe, maze dukomeze tukugezaho amakuru 5 kuri 5. Twebwe ni Inzozi TV1, muri kumwe na nzozi.com, inshuti y'abana Jesus one is hope. So tugomba rero kukugezaho amakuru nk'uko twabigusezeranije kandi mu gihe cyiza kandi cy'ingenzi. Wowe dukoreho subscribe, udukorere like, udukorere share, maze utange igitekerezo cyawe, maze natwe utubaze amakuru. Ubwo rero kuri screen zanyu murabona Kisekedi agarutse avuye muri ya masezerano yaberaga i Washington hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murababona rwose bamwakiriye ku buryo budasanzwe, urana convoy, urabona iki nukuri, urana ko yubashywe, arubashywe. Ariko unkibaza nti ibi ngibi ntabwo dushaka ntabwo ibyo kwiyerekana, ntabwo ari byo agomba gushyira imbere, ahubwo agomba gushyira imbere umutekano w'abaturage ndetse n'umutekano w'igihugu muri rusange. Ubwo rero ajye areba amafaranga bitwara, abashe kuyashyira mu baturage, mu bakongomani babayeho nabi, abibuke. Naho ibyo kwiyerekana ntabwo ari byo abanyagihugu baba bashaka. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe ukora like, maze utange igitekerezo cyawe, dukomeze kubagezaho amakuru 5 kuri 5. Ubwo rero iyo bita Sacre, niyo Sacre ngo nayo irateganya kumukorera umunsi mukuru mu rwego rwo kumwakira. Ukibaza ati se ibyo bimaze iki, bimariye iki umunyagihugu? Kuko utegura ibyo birori niko uko ngo suri zinyerezwa, niko n'imari y'igihugu inyerezwa. Ariko icyo abaturage bashaka ni uko ahubwo bagashyize imbaraga mu kubashakira umutekano. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoresha ukora like, uri kumwe na nzozi.com, Jesus one is hope. Yes, wowe utarakora subscribe turakwinginze ngo uko dukorere subscribe hano ku Nzozi TV1, maze wowe wayikoze rero ntwongere kuyikoraho, ahubwo wicyo usabwa ni ugukora like, ugakora share, ukajya muri comment section ugatanga igitekerezo cyawe. Burya ubu duteye inkunga ntagereranywa iruta amafaranga. Yego nayo tuba tuyakeneye, uyaduhaye ntitwayanga, ariko burya iyo ukoze ibyo ngibyo ugakora subscribe, ugakora like, ukajya wamara kwiyandikisha, iyo ukoze subscribe uba wiyandikishije, noneho nyuma ukajya ukora kuri like, ukaturebera video ukazirangiza neza. Iyo uzirangije uba utugiriye neza, maze
maze warangiza ugakora like. Iyo umaze gukora like ushobora kujya muri comment section ugatanga igitekerezo cyawe. Nyuma yo gutanga igitekerezo cyawe, burya iyo video uyisangije abandi ukayisharinga mu magurupe za WhatsApp, za Facebook na za TikTok n'ahandi, burya ubu dukoreye umuti. Wowe nicyo tugusaba. Aha rero turi ni ku Inzozi TV1 maze ku nkunga ya inzozi.com, inshuti y'abana. Jesus wins hope.